potential cyangwa se koresha imbaraga zawe uko zingana kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza kugeraho ukoresheje imbaraga zawe. Nk'uko Baptiste yaramaze kubivuga mu kanya, nta na rimwe mu buzima uzagera ku kintu bitagusabye kwiyuha kuya. Niyo mpamvu na slogan yacu ivuga ngo maximize your potential, cyangwa se koresha imbaraga zawe zose uko zingana, cyangwa se ubwenge cyangwa se ability yawe uko ingana kugira ngo ubashe kugera ku ndoto zawe. Reka rero dutangirira ahangaha dukora introduction ya business, cyangwa se tubabwira mu ncamake iyi business ni ya hehe, ikorera hehe, yashinzwe ryari, ikora iki. Solmax Group ifite icyicaro gikuru cyangwa se headquarters London mu Bwongereza muri United Kingdom, cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe z'Ubwami bw'Ubwongereza, sinzi niba ariko nabivuga mu Kinyarwanda. Hanyuma ikaba ifite ibihugu ikoreramo birenga 170, nta deni cyangwa se umwenda ifite, ikaba ari company y'abantu ku giti cyabo, niyo mpamvu ngo ni a private owned. Ikaba yigisha, itanga amasomo cyangwa se itanga courses, education packaging mu ndimi zirenga 30 zikoreshwa ku isi. Ikaba ikora kuva mu gihe cy'ibihumbi 2017 sorry, mu kwezi k'8, ubwo ni ukuvuga igihe yabereye incorporated. Hanyuma iyi business ikaba ifite abayobozi bayo ari b'abangaba tugiye kureba uko ari batatu. Uyu Serge ni COO cyangwa se ushinzwe operation za Solmax Group, akaba afite inararibonye ry'imyaka 20 ari mu bucuruzi, direct sales cyangwa se network marketing, no kugerageza kujera ibigo cyangwa se kubimanaginga. Akaba Serge ngubu ari we ushinzwe operation zose zikorerwa muri Solmax. Uyu Serge ndabibutsa yuko ya joininze Solmax ahagana mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Akaba ari umuntu ufite inararibonye cyane, yavuye mu kigo gikomeye cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wenda bitari ngombwa yuko ndibuze kuvugira aha. Hanyuma CFO cyangwa se Chief Finance Officer wa Solmax Group akaba ari Sandu Abdurrahman, akaba ari na founder wa Ignite 100 afatanije na Florian Kruger. Florian Kruger akaba ari we CEO wa Ignite 100. Hasi muraza kumenya icyo izi company zipana, impamvu ziri parallel kuri presentation. Hanyuma business model ubu ngubu niyo tugiyeho, cyangwa se business dukora iri mu buhe buryo. Solmax ifite ubutumwa cyangwa se ifite mission yo kumenyekanisha ibikorwa byose cyangwa se amaproje ya Ignite 100 ku batuye isi bose. Ariyo mpamvu bavuga ngo global population. Hanyuma abo bantu bamara kubimenya ariko bakaza bakanyura ku masomo yigisha ibijyanye n'iterambere mu bya business, ari ryo Ignite Academy. Hanyuma bamara kugira ubwo bumenyi buguhagije, ukaba ari kumenya option uri bukurikize muri izi ebyiri ziri aho imbere yawe. Murabona ko imbere yawe hari imihanda ibiri iharuye. Umuhanda wa mbere urakujyana kuri Ignite portfolio, ariyo Ignite projects, amaprojects Ignite 100 yabashije incubating n'ayashoyemo amafaranga. Hanyuma hakaba umuhanda wa kabiri ukujyana kuri SMG business. SMG ni abbreviation ya Solmax Group. Hanyuma iyi mihanda yombi bakakubwira ngo aho ikuganisha, waba uhisemo uyu nguyu urakujyana ku ma shares cyangwa se ku migabane ifite agaciro mu mapound. Hanyuma ahangaha naho uhisemo gukorana na SMG business, ikakujyana ku cyerekezo cyo kuba umupartner cyangwa se marketing partner wa Solmax business, biguhesha umubare cyangwa se akayabo k'amapound mu gihe waba uhisemo kuyoboka inzira bahisemo yo gukoreramo. Aha ntarahava nari maze kubabwira ngo Solmax ifite mandate yo kuinforminga the global population cyangwa se abatuye isi bose ibikorwa Ignite 100 yabashije kuronshinga ku isoko biriho bikora, bifitiye umumaro iyo population by the way, kugira ngo babibyaze umusaruro. Ariko wahitamo gufatanya nawe muri ubwo bufatanye bwo kubimenyekanisha ku isi, hakaba hari izina baguha ryitwa marketing partner. Iryo zina ariko nturitahire gusa, icyo ukoze cyose ukakibonamo agaciro k'amapound
bitewe n'umusaruro wihaye cyangwa se wayihaye. Mwari mubonye rero kuri ririya rembo ryinjira mu nzira ikujyana guhitamo option. Ziriya option zombi ndabibutsa yuko ufite uburenganzira bwo kuzihitamo zombi cyangwa ugahitamo imwe, ndaza kubibereka hasi. Hanyuma kuri rya rembo ritwinjiza rero twabonyeho ingofero y'umuntu graduatinga, ni ikigaragaza kaminuza cyangwa se umuntu warangije icyiciro runaka cy'amasomo, aricyo gisemboliza Ignite Academy. Ignite Academy rero it's an online education platform, ni online platform cyangwa se ni ahantu hacishwa amasomo acishijwe kuri murandasi cyangwa se ku mirongo ngurukanabumenyi mu Kirundi, ifasha abantu kwiga muri biggest industries in the world. Biggest industry navuga industry cyangwa se ibisata by'ubuzima binini ku isi bikorerwamo ubucuruzi. Ignite Academy ikaba ifite amasomo arenga 300 muri ibyo bisata binini ku isi, bikaba bitangwa mu ndimi zirenga 30 nk'uko twari twabibonye hejuru. Hanyuma courses zikaba zigenda zongerwaho uko ukwezi gutashye n'ukundi kuje. Hanyuma courses rero ntabwo zashatswe na Ignite Academy ngo zishyirwe muri syllabus gusa, ahubwo Ignite Academy ikorana n'ibigo bitanga uburenganzira bwo gutanga amasomo ndetse n'uyarangije akabasha guhabwa impamyabushobozi yemewe ku rwego rw'isi. Ibyo bigo rero bikaba birimo London Law Society, Solicitors Regulation Authority, ROSPA, British Institute of Learning Development and CPD Certified Service. Ibi ni ibigo bikomeye, uwashaka ajya kuri internet agasacinga. Ntabwo njya mbwira ko Ignite itakwiha peni yo gushyiraho logo z'ibigo badakorana ngo izishyire kuri presentation yabyo, ntiyakwikwegera ako kaga kubera yuko murabizi ko Burayi bubahiriza copyrights cyangwa se ibihangano by'umuntu barabyubaha cyane ku buryo batabikoresha mu nyungu zabo bwite badafitanye amasezerano n'uwo muntu y'imikoranire. Hanyuma bakakubwira ngo after completing courses from Ignite Academy you receive accredited certificate which can be used for future business references or you resume. Courses range from wide range of industries like fintech, artificial intelligence, data, financial markets, and many more. So barakubwira ngo iyo urangije icyiciro cy'aya masomo ubasha guhabwa certificate n'ibigo bifitiye uburenganzira. Ibyo bigo bifitiye uburenganzira bikaguhereza certificate bijyanye n'icyiciro wakozemo ayo masomo. Hari ajyanye na financial technology, hari artificial intelligence, nabwiye yuko ari uburyo bwo gukurikirana cyangwa se ibyo twita ubumaneko bujyanye n'ikoranabuhanga ritari bw'ubumaneko bukorwa n'umuntu ngo akurikirane undi. Ni ibikorerwa kuri internet, gukurikirana ibyaha ukoresheje internet. Hanyuma hakaza n'ibintu byo kubika datas na financial markets, kwiga isoko mu buryo bw'ubukungu uko rihagaze n'ibindi. Hanyuma rero Solmax imaze guhabwa mission, yahawe mission ishyira ku isoko imigabane ya Ignite 100 tugiye kubona. Hanyuma ngo members, abamemba bazakira Ignite shares, bazitwa ba ownership, to remember to ownership of all Ignite projects. Icyo gihe bazagira ownership kuri project zose za Ignite 100 abazaba bashoye muri imigabane ya Ignite 100. Ariko ndabibutsa yuko Ignite 100 yashyize 49% by'imigabane yayo kugira ngo abantu bose babifitiye ubushake mu isi yose bazagire ububasha cyangwa se bazagire uburenganzira kuri ama projet yose arenga 100, ari mu makampani arenga 100 Ignite 100 yashyize ku isoko. Iyo migabane rero ihwanye na 49% ihwanye na miliyoni 490 z'imigabane, zikaba arizo zashyizwe ku isoko mu kwezi kwa 12 2017. Icyo gihe igiciro kikaba cyari 0.01 pound, ariko ejo bundi mu kwezi kwa 7 gushize muri 2020 igiciro cyari kuri 0.28. Uyu munsi dukora presentation igiciro cyari kiri kuri 0.37 pound. Hanyuma projection cyangwa se igenekereza rikaba rivuga yuko mu hagati y'ukwezi kwa 2 n'ukwa 3 mu mwaka w'2021 umugabane uzaba uri hagati y'amapawundi 6 n'8. Ibi ntabwo byikorewe na Solmax cyangwa Ignite 100, ahubwo ni ikigo cyitwa FinCap cyakoze evaluation
hanyuma cyemeza yuko kibona yuko bitewe n'uko imigabane ishakishwa umugabane umwe uzaba uri hagati y'amapawundi 68. Hanyuma barongera bavuga ngo Ignita 100 is expected to go live on the London Stock Exchange market in the first quarter of 2021. Hari abajyaga bambaza ngo ese ngo iyi migabane ngo dufite ngo izajya ku isoko ryari. Hano hari igisubizo, hanyuma bakakubaza ngo ese niki gituma iyi migabane izamuka mu gaciro. Nta kindi gituma iyi migabane izamuka mu gaciro, biterwa n'uko aya maproje uko ari 140 arenga yitwaye ku isoko nuko yinjiza, nibyo bibakinga agaciro k'umugabane wa Ignita 100. Hanyuma bakavuga ngo projected price is expected to reach more than its minimum target once we launch on London Stock Exchange market in 2021. Nanone ibingibi nabyo ntabwo byakozwe na kimwe muri ibi bigo bibiri twavuze haruguru dukorana nabyo, ahubwo ni iki kigo cya FinCap cyongeye kuvuga ngo nubwo tuvuga yuko minimum azaba ari amapawundi 6 agaciro k'umugabane kazaba kariho, ariko baravuga yuko umunsi izaba yagiye live kuri London Stock Exchange market uyu mugabane ushobora kuzarenza iyi minimum y'amapawundi 6, wenda ukaba wagera kuri 7 cyangwa se 7 n'ibice cyangwa se 6 n'ibice, why not 8. Gusa bo baravuga ko bakurikije uko babireba baba bafite index bagenderaho zivuga yuko iyi minimum price ishobora kuzarengaho ku gaciro. Hanyuma rero nk'uko umuntu wari wese yagiye gufungura ikigo cy'ubucuruzi cyangwa se ikigo cy'imikorere agira activities azakoreramo, iyi ecosystem rero ya Ignita 100 ni blockchain cyangwa se rya koranabuhanga rigezweho rya blockchain, hakabaho fintech, financial technology, hakabaho e-commerce, hakabaho SaaS, hakaba AI cyangwa se transportation na energy. Izi nizo ecosystem Ignita 100 ikorera. Muri buzanye project cyangwa se idea ushaka kugira ngo Ignita 100 incubating, mu minsi yashize twasharinze link ku bantu bafite ideas bashaka kugira ngo zibe incubated by Ignita 100. Niba uri hano ukaba ufite idea, wari warabuze sponsorship, wari warabuze uburyo yazamuka, wari warabuze uburyo yatera imbere cyangwa ibe international brand, twatanze link umuntu ashobora kuyi applyingiramo akaba yayigeza kuri Ignita 100, hanyuma procedure zose zigakurikizwa Ignita 100 isaba, hanyuma why not project yawe nayo tutazayibona mu yindi maproje arenga 100 Ignita 100 ishobora kuronshinga on the market next year. So rero proje mbere yo kuyibahereza ugomba kubanza kureba niba ifitinga muri ecosystem yabo, ukavuga ukabanza ukayiclassify cyangwa se ukayishyira mu cyiciro, ukavuga uti wenda proje yanjye iri muri e-commerce cyangwa iri muri financial technology cyangwa se muri blockchain cyangwa se related na energy cyangwa se iri muri transportation cyangwa se iri muri artificial intelligence. One of them cyangwa se imwe muri izo ishobora gufitinga, hanyuma ukaba wakorana na Ignita 100 ikakubera incubator ya proje yawe nawe tukazakubona uri ku ruhando rw'amakuru. Hanyuma rero amwe make ma proje yashyizeho, hari BizPad, hari Crypto Change, hakaba Alacrity Network, hakaba Urent, hakaba Ignita Pay Bank. Izi zose rero uko muri muzireba hano ni proje zitakiri mu bitekerezo ahubwo zarangiye, zimwe zikaba zirimo zigeneratinga n'amafaranga menshi, izindi zikaba ziri muri procedure ya launch. Nka Crypto Change umwihariko ifite abamenye ibintu bya crypto money cyangwa se cryptocurrencies. Iyi ni exchange igiye kuba itradingirwaho fiat money ihindurwa muri cryptocurrency. Dufata ufite bitcoin ukahinduramo amapawundi cyangwa amadolari cyangwa se ama euros, why not amanyarwanda cyangwa se amarundi, ugasanga byajyaga bigorana cyane umuntu afite izo cryptocurrencies uburyo zihinduramo cash, cyangwa se ukaba ufite cash uburyo wabonamo cryptocurrencies bitanyuze muri black market. So Ignita Pay Bank nayo icyo nayivugaho ni bank iri electronic, ni bank electronic, ikaba iri advanced ifite multiple features. Ignita Pay provide izatanga Mastercard,
master debit card dushobora no kuzajya dukoresha twebwe nk'abari muri business na Solmax yo kuzajya tuwithdrawingiraho funds zacu, cyangwa se mu gihe wa tradinze imigabane yawe ukaba ushaka kuwithdrawinga funds zawe, bizajya bigufasha kwifashisha iyi master debit card kuba withdrawinga kuri any ATM kuri any ATM ishobora kwakira master debit card mu bihugu birenga 210. Iyi bank izaba iyo cooperatingiramo nta kundi ni ukuzaba iri regulated na regulators b'ibyo bihugu kugira ngo ubashe gukoresha iyo card nk'ukoresha card kuri bank existing muri icyo gihugu. Urent rero ni real estate advertising business, izaba ijyanye cyane n'ibintu bya real estate, ikaba ifite intumbero cyangwa se ifite target yo kuziharira 5% ya activity za real estate ziri mu Bwongereza zose. Ibyo bikazayifasha kuba yakusanya mu myaka 2 miliyoni zirenga 300 z'amapound. Ni amafaranga atari makeya. Ibi akaba ari byo twavugaga mu mwanya washize yuko izi project arizo zibakinga agaciro k'umugabane uburyo ugenda uzamuka mu gaciro. Ifite external projects nyinshi cyane muraza nk'uko muzibona aha ngaha, ntabwo twazivugaho zose ngo tuzirangize, ariko nagusaba yuko wazagenda ugafata imwe winjira kuri internet muri search ugasearchinga ukareba buri imwe akamaro kayo. Ifite akamaro muri field cyangwa se mu gice cy'ubuzima runaka, ishobora kugenda igira ikimara. Hari n'izo wenda waba warakoresheje service zazo utabizi ko ari Igniter 100 yazincubatinze cyangwa se yinjectinzemo amafaranga yayo na technology yayo. Ngiye kuvuga kuri Fingopay. Fingopay ni project ikomeye cyane ubu ngubu, irimo isakara cyane mu Burayi ndetse no muri Amerika iriho yinjirayo. Fingopay ikaba ari project yakozwe muri technology yo gufasha financial technology mu buryo bwo gukora money transactions cyangwa se payment transactions. Ikaba yarabaye launched mu itariki 15 z'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2020. Ifite na coverage ya BBC World News, iriho iba launched muri American Mall muri London. So uwaba afite iyo video yagutumiye yaza kwigusharinga kugira ngo tubishua y'ibyo tuvuga. Hanyuma hakaza iyi ngiyi yitwa Itoro. Itoro ni ikigo gikomeye cyane gikora nacyo ibintu by'ama trading ya shares z'amakampani akomeye ku isi ndetse n'ama crypto exchange amwe namwe akaba ajya kuyikoreraho trading. Iyi ikaba ari company nabonye ikomeye cyane. Abakurikirana shampiyona zo mu Bwongereza nayibonye muri publicité muri stade ya West Ham United. So ujya kurikirana match please verify yuko ibyo nakubwiye ari byo. Nayibonyemo ndatungurwa, ariko nta n'igitunguranye kuko Igniter 100 amaproje ikorana nayo n'amaproje ari strong kandi afite reputation nziza. Hakaba iyi Polisola. Impamvu nyanyitindaho cyane uko ari proje numva nifuza kuzabona iri ku mugabane wacu wa Afrika kubera ko Imana yatuhaye impano y'izuba. Iyi Polisola rero ikaba ari project ije gukemura ikibazo cy'ingufu cyangwa se ya sector twabonye ya energy. Iyi ikaba ari technology bakoze y'ibirahure ushobora kubashyira ku nzugi zawe cyangwa amadirishya yawe, cyangwa se kumwe tujye dutaka inyubako zacu ndende tugashyiraho ibirahure by'imitako. Iyi Polisola ifasha ibyo birahure kuba byaba solar panels cyangwa se panneaux solaires ku buryo byabsorba imirasire y'izuba, ntibibe ari bya birahure by'umutako cyangwa se bizana ubushyuhe mu nzu cyangwa urumuri gusa, ahubwo bikaba bya stockinga na energy ishobora kuza gufasha mu zindi ngufu z'amashanyarazi ziba zikenewe kumurika, gukonjesha se mu bihugu bishyuha cyane ndetse no gushyuhisha mu bihugu bikonja cyane. Iyi Polisola ikaba ari technology y'icyerekezo. Iyi Pioneer nayo reka nyivugeho, iri mu bintu bya money transfers cyane. Ni company ikomeye cyane ijyanye n'icyerekezo. Ubu buryo mujya mubona za MoneyGram za Western Union za RIA za kizijya zikoresha, ni imwe muri za technology Pioneer nayo ikoresha. Ikaba ari uburyo buhambaye cyane. Ni company ikomeye cyane mu gihugu cya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahatuye cyangwa se abahakorera you need to verify. So izo ni projet nyinshi cyane nkuko muri muzibona, dore n'izindi ziri hano ni nyinshi cyane. You can check cyangwa se ushobora kugenda ucekinga imwe kuri imwe
ureba imwe kuri imwe, ureba ikimaze, kuko mwumvise ko nk'izo mvuze zigiye zifite sectors zitandukanye z'ubuzima zikoraho, n'izi zose uko muri muzireba ahangaha buri imwe igiye ifite ikimaze kandi usanga cyuzuzanya na ya yindi yayibanjirije, ku buryo nicyo twavugaga yuko project zose Ignite 100 yabashije kwincubatinga zirakenewe muri sosiyete, zirakenewe muri community. Ni nayo mpamvu gusubira inyuma kwa value y'umugabane wayo biri likely kuba bitakunda cyangwa se ngo bipfe koroha. Gukunda byo wenda byakunda, ariko bishobora kudapfa koroha kuko factors zose zituma umugabane wayo uzamuka zirahari, kubera yuko ikiwubakinga gihari kandi gikenewe kuri marché international. Ngeze rero ku gituma ugira noneho ya access ku migabane cyangwa se kugira ownership kuri za project, ni izi packages Solmax nayo yirwanyeho nyine nk'umuntu bahaye mission cyangwa se nk'ikigo bahaye mission yo kugira ngo kizane investors muri izi portfolio za Ignite 100. None iravuga iti jewe ikinzanye no gushaka community no gushaka liquidity, hanyuma iravuga iti reka targetinge nkurikije ubushobozi bw'abatuye isi, ngende nshyira mu byiciro bitewe n'uko umuntu azibona yaba ahagaze ndetse bijyanye n'icyerekezo nawe ashaka kwerekezamo. Kuva ku mapawundi rero 25 biguhesha credits 5 z'aya masomo yo muri Ignite Academy, kugera kuri package 5,000 iguhesha credits cyangwa se academic credits 1000. Ni uburyo ushobora guhitamo package imwe igufitiye umumaro, ikaba yakugeza ku ndoto zawe, zagufasha kugera kuri target y'ubuzima wihaye muri investment. Aha rero icyo biri buze kuba bisaba ni ukujudginga wowe ubwawe ukavuga uti jewe ndi buhere kuri iyi package izangeza ku ndoto zanjye, cyangwa se ndaguriye imigabane ingana gutya na gutya kubera yuko nabonye agaciro k'umugabane aho karimo kerekeza, hanyuma bizaterwe n'icyerekezo nawe urimo werekezamo ujyana n'iterambere. Hanyuma ariko ntitwirengagije kuri burebe no ku bushobozi bwawe uko buhagaze kugira ngo ubashe kugera ku ndoto zawe, kuko tujya twemera ko ushobora gutangira uri mutoya ariko ejo ukaba mukuru, kuko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Hari option rero ebyiri Ignite 100 cyangwa se Solmax yagushyiriyeho kugira ngo ubashe kwisanzura mu buryo bwawe bwa investment. Option 1 cyangwa se amahitamo ya mbere nayo gushora ku buryo bw'imigabane busesuye, imigabane ukaba ari ugura 100%, hanyuma iyo migabane uko uyiguze Solmax ikaguha mandate cyangwa se ikakwizeza yuko izaguha 200% bw'ibyo waguze. Ni ukuvuga ngo niba ushoye package ku 5,000, umugabane tukaba twabonye ko ugeze ku mapound 0.37, urafata 5,000 bigabanye na 0.37, hanyuma nurangiza ukube kabiri. Iyo migabane niyo Solmax iri buguhe kuri account yawe, hanyuma uyisavinge mu gihe cyo kugeza igihe London Stock Exchange Market izaba ibaye launched, hanyuma imigabane yawe nubishaka uhita uyitwara ku isoko, cyangwa se sina ngombwa yuko umunsi izaba yagiye kuri London Stock Exchange Market nawe uzaba uri mu saving y'igihe kirekire. Ushobora kuvuga uti jewe imigabane nzayigurisha nyuma y'imyaka 3 umugabane umaze kugera ku mapawundi 100 cyangwa se amapawundi 1000 bitewe naho envisaginga kwerekeza. Hari n'uzahita wenda agurisha kugira ngo areko binagurishika, hanyuma agira iyo yisigariza wenda ku gihe umugabane uzaba wagize ku mafaranga menshi agaragara. Iyo ni option imwe. Iyi option ya mbere niyo gufata amafaranga yose washoye ukayaguramo imigabane yose, hanyuma ugategereza igihe runaka kugira ngo iyo migabane uzabashe kuyiliquidatinga cyangwa se uyihinduremo amafaranga. Hari ubundi buryo bwa kabiri rero baguhaye bwo kubona imigabane ariko ukayibona mu buryo bwa buri munsi kuri ya mafaranga washoye, bakayafata bakajya baguha 1% by'aya mafaranga washoye, hanyuma aya mafaranga baguhaye angana na 1% bakayaguhamo imigabane bayigabanyije muri ubu buryo bubiri. 75% bakayaguhamo imigabane kuri open account. Iyo migabane akaba ishoboka kuba wayiretira igihe cyose igejeje agaciro ka minimum withdraw cyangwa se amafaranga make ushobora kuretira, ariko bakayigusubiza ku giciro nanone wagiye uyifatiraho ku munsi bagendaga bayiguheraho, kubera ko
twabonye ko ari 1% daily. Hanyuma hakaba icyiciro cya kabiri cy'imigabane noneho bakusevingira kuri account ya saving ibanye na 25% by'aya mafaranga baguhaye ku munsi. Urugero dufate ya package n'ubundi 5,000 ufashe 5,000 ugabanyije ufashe 5,000 ubigabanyije na 0.37 5,000 reka mbafashe mfite imbere yanjye 5,000 ubigabanyije na 0.37 baraguha 5,000 ubikubye na 1% kuko ni 1 daily 1% by'ibihumbi 50 n'amapawundi 50. Hanyuma barakubwira ngo 75 ubwo 75% 75% by'amapawundi 50 n'amapawundi 37 n'igice. Hanyuma ugahita ufata amapawundi 37 n'igice ukayagabanya na 0.37 by'agaciro k'umugabane k'uwo munsi, ukabona imigabane 101 igahita ijya kuri open account. Twibukiranye ko iyi company nticuruza amafaranga, ntabwo guha amafaranga daily, ahubwo iguha mugamyo 1% ikayagabanya mu buryo bubiri bwo kuguha imigabane. 75% by'amafaranga yaguhaye yari 1% ikayaguhamo imigabane kuri open account. Hanyuma 25% by'amafaranga ahwanye na 1% ikayaguhamo imigabane kuri saving account. Iyo migabane ubitse kuri saving account niyo kuri open account mu gihe cyose utifuje kuretira cyangwa se withdrawinga muri ya minsi 200 company yaguhaye. Icyo gihe iyo migabane nayo wayitwara kuri stock exchange ukayigurisha kimwe n'uwagurishije ya yindi yo kuri 200%, ukayigurisha ku gaciro k'uwo munsi kari kuri stock exchange market. Hanyuma ariko ikinyuranyo kirimo nuko icyo gihe kubera ko umugabane ugenda ubonera ku gaciro k'umunsi, icyo gihe baguhereho 1%. Ndakwibutsa yuko umugabane wo ugenda uzamuka utakurindira mu rwego rw'agaciro, ugenda uzamuka mu gaciro, ni nako imigabane ugenda ubona kuri open na saving nayo igenda itangana niyo wabonye mu gihe cyatambutse umugabane ukiri hasi. Reka rero njye kuri bya bindi nari ndiho gabanyiriza ku muntu wahisemo option ya mbere yo kugura tuhabikira kwizigamira. Babariye ku giciro cyari gihari mu kwa 7 baravuga bati kuri pake y'ibihumbi 5 umuntu waguze imigabane 100% ari yaguze bazafata 5,000 bigabanye na gutya, hanyuma bayikube kabiri mu gihe tuzatubaye listed kuri London Stock Exchange Market. Icyo gihe bazafata imigabane yose wabonye bayikube n'amapawundi 6 ariyo minimum, hanyuma babone akayabo k'amafaranga uzabonye ku 5,000 bya pound uzaba washoye, ubashe kubisaruramo 107 n'amapawundi 142 uzaba ukuye mu musaruro w'imigabane washoyeho. Aya ngaya barakubwira mu gihe uzaba ushoye nyine umugabane uri kuri 6, ariko ibaze none igihe uzaba uri kuri 60, why not kuri 600? Ko twaribonye na za Amazon ubu zigeze ku mugabane wazo ugeze ku gaciro k'ibihumbi 3 nta cyazabuza Ignite 100 umugabane wayo kuzagera kuri aka gaciro. Aha rero iki cyiciro nshoje nagira ngo mamenyeshe ko nikijyanye na investment. Nta hantu na hamwe nari nakubwira ngo shaka umuntu, nta hantu nari nakubwira ngo gira ubibwira. Kira cyiciro turangije ni cy'abantu bahisemo ya nzira ya mbere naberetse haruguru ikubwira ngo hitamo kuinvestinga muri Ignite portfolio, hanyuma ugire imigabane ifite agaciro k'amapound. Iyi niyo option niyo nzira turangije. Noneho tugiye kuri ya nzira yo hejuru uwahisemo noneho zombi kuzikora zombi uko ari ebyiri. Ubwo uwo ndiho mvuga ni jyewe n'abandi turi kumwe hano kuri urubuga twahisemo iyo nzira yo kubikora byombi. Twahisemo gushora muri Ignite portfolio, ariko tunahitamo kandi gukorana kuba n'umuparteneri na Solmax Group mu buryo bwa business, tuyifasha aya makuru kuyasangiza abaturanyi, abavandimwe n'inshuti. Ariko iyi ikaba ari inzira iri optional, ni inzira y'amahitamo, ntabwo ari agahato, nta nubwo ari itegeko. Niyo mpamvu rero ngiye kwivuga nshize amanga mvuga amafaranga, kubera yuko irimo n'andi mafaranga nayo atandukanye
n'ariya yo hejuru twavugaga. N'ariya mubonye ko atari mabi, ariko ngiye kubereka n'andi meza ari muri iriya nzira ya kabiri, hanyuma uba ari we wo kwihitiramo inzira uri ziri parallel. Compensation plan, nk'uko mwari mwabibonye muri Solmax business bakubwiye ngo ubaye independent partner, marketing partner, icyo gihe yo uvuye ngo ubaye mu partenaire wacu muri marketing, bakweretse akamenyetso k'amapaundi, barakubwira ngo hari amapaundi uzabona mu kuba independent marketing partner. Solmax rero independent marketing partner abona iki? Kuba independent marketing partner biguhahereza amahirwe yo kubona income cyangwa se extra income cyangwa se additional income cyangwa se inyongera y'inyungu irenzeho kuyo ubona ku mafaranga yawe wishoreye, mu buryo bworoshye gusa bwo gusangiza aya makuru inshuti zawe cyangwa se abavandimwe. Hanyuma buri independent marketing partner azajya yakira ibiro bye cyangwa se back office imufasha kuba yakoreramo akazi ke akoresheje computer cyangwa se akoresheje telefone ya smartphone. Hanyuma rero ibihembo agenerwa ni direct bonus, ni team bonus, matching bonus, hakaba n'ikintu cyitwa ranks and rewards. Hari amapeti cyangwa se hari inzego uzamukamo, ndetse izo nzego uko zizamukamo zikagenda zikurikirana n'ibihembo. Abamaze gushinga iryinyo kuri ibyo bihembo ubu ngubu baraseka bakamwenyura kubera ko hari uburyo biryoshyemo. Ni byiza kuba wakorera umuntu akamenya ko hari icyo wakoze akaguhemba, kandi ibyo bihembo biza biryoshye. Reka rero njye kuri icyo twita direct bonus cyangwa se referral bonus, cyangwa se amafaranga ubona kubera ko wabwiye umuntu business agahitamo kushora gushyiramo igishoro kinini muri iyi business aricyo cy'5,000 by'pound. Ntabwo ari iki gishoro cyonyine baguhera iki gihembo, nubwo yashyiramo amapaundi 100 cyangwa 25 cyangwa 50, 10% nta mubare riti applyingaho, ubona 10% nyine bihwanye n'amafaranga yashoreyeho. Aha rero batanze urugero rw'ibinini, wagira ngo bandebaga mu bwonko ko nanjye nkunda gutanga urugero rw'ibyagutse kubera ko ari byo nizereramo. Hanyuma 5,000 by'pound rero iyo ubashije kubona umuntu ubasha kubyinvestingiraho, iyi company ikintu ihita igukorera, ihita iguhereza 10% y'iyo investment uwo muntu akoze, ubwo amapaundi ya 500 akaba arinjiye. Ibaze rero uramutse ugize abantu 5 bashorera kuri iyi package 5,000 mu kwezi, waba ufite umushahara ujya kwegera hafi w'abantu bamwe ntavuze. Team volume bonus, murumvamo ikintu cya team, ni ukuvuga ngo ni amafaranga aturuka kuri akazi kakozwe na team uri kumwe nayo, yaba iyo wubatse, yaba bakubwiye iyi business bakuri hejuru, hanyuma hakaza na team we wabwiye aya makuru ya investment. Icyo gihe system yo ireba kubera ko bica mu buryo bubiri bw'iburyo n'ubw'ibumoso. Icyo gihe system yo kuwa mbere ireba uburyo bwawe n'ibumoso bwawe, ikareba volume nini cyangwa se business value yakozwe muri icyo cyumweru, hanyuma ikareba uruhande ruri weak cyangwa se rwakoze bikeya kurusha urundi, hanyuma urwo ruhande volume ruriho bikabita biba 10% y'urwo ruhande. Urugero, niba uruhande rwawe rw'ibumoso rwaraciyeho business value y'5,000, urw'iburyo rukaba rwaraciyeho business value y'10,000, ni ukuvuga ngo ubwo n'umubare ni valeur y'ama package yagurishijwe swat n'abadawunline bawe cyangwa se aba upline bawe, ibyo twita spillovers. Icyo gihe ntabwo system yitaho ko ari wowe wabikoze cyangwa ari team yabikoze yashyize abo bantu, ikireba gusa ireba volume iri munsi yawe iburyo n'ibumoso, ahari week ikaguhera 10%, hanyuma igahita ifata iguhere 10% ikayikuraho iyo volume agasigara 0, hanyuma ikagenda ikanayidiminisha cyangwa ikayigabanya kuri ya week leg kugira ngo volume hasigara izaherweho icyumweru gikurikiraho. Hakaba matching bonus kugira ngo uyiqualifying ugomba kuba ufite imwe muri aya mapake, nkuko naberetse amapackage menshi guturuka ku mapaundi 25 kugera ku 5,000, ariko iyi bonus ireba abantu batangiye kwisumburaho hejuru mu buryo bwa investment.
ireba umuntu w'investinze kuva ku mapawundi 500, 1000, 2500 ndetse na 5 gusa. Hanyuma rero bo babona iki? Umuntu ufite package yitwa executive y'amapawundi 500 abasha kubona 20% y'ibyo aba direct be cyangwa se abantu yibwiriye business mu buryo muri direct icyo cyumweru basaruye. Hanyuma w'igihumbi we abasha kubona ibyo abo yabwiye direct basaruye n'ibyo bo babwiye direct babo basaruye 15%. Ubwo navuga buzukuru be. Hanyuma professional ya 2500 abona 20% bya direct be byo basaruye muri icyo cyumweru, hanyuma 15% y'abuzukuru b'ibyo basaruye muri icyo cyumweru, hanyuma 10% y'abuzukuruza be ibyo basaruye muri icyo cyumweru. Hanyuma elite ari nayo ya 5 nayo nkuru ibasha kubona iyo matching bonus kugeza kuri generation ya 4 babo akabonaho 5%. Aya ni amafaranga ubwo turo tuyavuga mu mibare mutagira ngo ni amafaranga makeya cyangwa se yoroheje, ni amafaranga afitiye umumaro abantu benshi bari muri business, abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, abamaze kuyashingaho iryinyo barayavuga ubukombe. Leadership ranks. Ibi bintu byose urimo ukora, ibyo byose urimo uhemberwa, company iragumya ikabigustokingira ahantu ikajya ivuga ngo total volume cyangwa se total value. Iyi TV nikivuga numara kugeza kuri iyi total ibyakozwe iburyo n'ibumoso muri timu zawe zose niyo total value y'ibihumbi 600, ukagira kuri weekly ibyakozwe byose na timu nawe ibihumbi 2500. Icyo gihe ukagira team qualification, abantu baqualifyinze muri timu yawe kuri rank ya mbere itangira 2 nibura, hanyuma minimum qualifier bakaba gusaba umwe nibura iburyo n'ibumoso. Icyo gihe Amazon tablet izaba ari yawe bazayikugezaho. Nibyo bigenda bikurikizwa kuri izi volume muriho mureba, ariko bikagusaba yuko ufite icyiciro none runaka w'investingiyeho. Uyu starter n'uwa mapawundi 250, executive n'uwa mapawundi 500, hanyuma premium n'uwa mapawundi 1000. Izisigaye zose ziragusaba kuba wari investingiye kuri package y'amapawundi 5000. Ubwo rero kugira ngo ube hano hose hatikinze, iyi ni package isabwa ahangaha. Ubwo biragusaba kugira ngo qualifying kuri izi rank, leadership ranks, kuba investinze nibura ku 5000 cyangwa se nibura ukajya ucungana n'icyiciro ugiye kujyaho ukapgradinga dore ko byemewe, hanyuma ukajya wongeraho balance yayo wari usigajemo kugira ngo ugere kuri package isigaye kugira ngo uyigereho. Turagenda rero tugahembwa laptop, Apple Watch, MacBook Air, Rolex, iyi ni isaha ihenze cyane, Mercedes C-Class, hanyuma Maserati, Bentley, Rolls Royce. Ibi bihembo uko turo tubivuga mutagira ngo nuko byanditse ahangaha gusa ntibitangwa. Ubu ngubu umuntu dufite ugeze muri company ku gihembo gikuru amaze kugera kuri Mercedes Benz C-Class, akaba yarayihembwe mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka, niba atari ukwa 8 ntibeshye, akaba yarayihembwe, akaba ari my direct upline. Ubwo nanjye murumva ko n'abandi twese tumuri inyuma turiho tumurya isataburenge turi muri ibyo bihembo byaho hafi. Ubwo rero watangira uyu munsi ukaba wanancaho ukaba wajya muri ibi bihembo. Ntago bisaba kuba ndi upline, ahubwo bisaba effort ushyira muri business yawe n'uburyo urimo uyikora. Ntibyita kuko gendeho mbikora, byita kuko uri ubikora n'intego na target yawe ufite. Aha rero akaba ariho hagana ku musozo w'iyi presentation, ngushimira wowe nkashimira n'uwagutumiye kugira ngo uze wumve iyi opportunity cyangwa se business opportunity. Hanyuma nkabasha gusubiza umwanya Monsieur Baptiste kugira ngo niba hari ibibazo byabajijwe